yaba nari mbishoboye ntago nari nkwiye guherekeresha papa w'amarira, nagakwiye kuba nseka nishimye nezerewe, nuko bidakunda. Umutima urababaye, nahoze ntekereza nakuriye mu biganza by'ababyeyi kandi bombi ubuzima bw'ubupfubyi ntabwo mbuzi. Nareba abana nsigaranye mva biranyobeye, nkibaza umwana se nimbona yicaye yigunze nzamenya mubwira ngo iki, se nimbona umwana rero nta kimurishije nzamenya mubwira ngo iki, kuko ntabyo nzi. Ubuzima ntabwo naciyemo, sinzi ngo babigenza bate, sinzi ngo umwana bamubwira iki. Abantu bagumye bambwira ngo ndakomeye ariko nta kundi gukomera. Nabona bakurira imbere y'aba bana nkabona nta busobanuro ndi bubahe. Se nibambona ndiri uyu munsi, ejo bakabona ndarize, ejo ndakora ndarize, ntaha bakambaza nzamenya sobanura ngo iki. Namureba mu maso nkahita nkomera amarira akabura, ariko siko nkomeye, ndababaye. Sinzi uburyo bingana, kuko niba abantu hano bahagarara 10, 20 bavuga ubwiza bwa Aime, hita wibaza ngewe ubwo nzi uko bungana. Aime ni mwiza pe. Biturutse ku bantu batuye Huye bose bacitsemo igikuba kubwo kumva ko Aime yakoze impanuka. Inzira zose zari zuzuyemo abantu, duteza ambuteyage, natwe ubwacu tubona ko ari ikibazo. Shigukiye hejuru bita amaso ku mashini, mbona ka karongo kagenda gutya iruwa, urabyibuka kagaragaza uko umutima uri gutera, kaba ya gasitari. Bitambwira rero abantu wacu kwagiye, nirukanka ugarure Cyiza. Rero wariruka bagarura Cyiza, basanga noneho byongeye bizamutse, byabaye inshuro 3 iryo joro. Turababaye, nta nuko tugomba kureka kubabara, kuko wacu yagiye, imitima yacu irashengutse, ariko ntago ijuru ribabaye. Mu kwezi kwa 12 nagiye kwivuza hanze. Mbere yuko ngenda arasanzanira n'abana, tumarana umugoroba munini cyane, wagira ngo yaransezeraga, kuko nibwo yemperwa kumubona. Ndabona benshi bahari, mwamfura mwe rero. Ndavuga mu izina rya mukuru wanjye Kayitana Kasiyani. Kayitana Kasiyani w'imfura kwa data kwa Semutwa, je nkaba nari uwa 3, uwa 4 we yaratabarutse, dusigaye turi 3. Uyu mwana Kagabo je namumenye kubera umukobwa wanjye, ari umukobwa mukuru wanjye, umuhererezi we. Mumenya muri 2018 aje kumunyereka. Mu bisanzwe uyu mwana w'umukobwa inyegera mama. Mu bana ba mukuru wanjye niwe witonda cyane, abandi bose bavuka kwa Kagabo cyangwa kwa Rugwizangoga, barakubagana, ariko uyu mukobwa ari mu bantu bitonda cyane. Rero anyeretse uwo yakunze, yakigera mu rugo wagira ngo niwe musangwa, ahubwo nguyu yabumushyitsi.
araza aza asabana, aza yishimye, aza ubona ari umwana wakwishimira koko. Nza kubaza uyu mukobwa ntese ko mbona fiance wawe ari sharp kukurusha, urumva uri tiyari? Anyita tonton, arambwira ati ndi tiyari cyane, ntabwo ntubizi. Nta kintu ari kongeraho. Narabwiye nti bana banjye rero ndashimye. Nyuma yaho nk'uko mukuru we yabivuze Claude, baje kuza mu rugo, noneho baje bazana i Rwamagana, bazana na Rutayisire uyu nguyu n'abandi bene Gitore nk'abangahe, baje kudusaba irembo. Icyo gihe nibwo nabonye muzehe Kagabo, ndanamwibuka kera kubera akazi yakoraga i Burundi. Biba ibintu byiza. Kuva icyo gihe rero Jean Aimé yabaye umwana mu muryango, asangamo abandi, asangamo barishari, asangamo abahungu bose b'abakwe bacu, ariko akagira icyo abarusha, akaba ashaka kubarusha. Hari ibintu dukora buri mwaka kuri za bonane. We yaje nyuma nko muri 2019, ariko wagira ngo amazemo imyaka 20 ingahe. Rero ukumuvuga nkamuvuga nk'umukwe wanjye ntabwo byoroshye, kuko yari umwana akongera akaba n'inshuti yanjye. Mwe tuganira ubwa nyuma mu kwezi kwa 12 nagiye kwivuza hanze. Mbere yuko ngenda arasanzanira n'abana, tumarana umugoroba munini cyane, wagira ngo yaransezeraga, kuko nibwo mperwa kumubona. Nyuma yaho abandi barahuye, ariko kubera ko ntari nshoboye njyewe ntabwo twabonanye. Rero tumubuza akiri umwana muto, tukimushaka asize abana bato cyane, ariko ari umuryango avukamo, ari n'iwacu. Ndibaza yuko abasize tuzababa hafi, kuko ni inshingano zacu. Yenda hari icyo tutavugira ahangaha, ariko twebwe nk'umuryango, mwana wa sogokuru, tuzakuba hafi nk'uko tuvuka. Tuzakomeza tukube hafi, ntacyo uzatuburana. Icyo nakongeraho no gushimira abantu bose baje kudufata umugongo, baje kudushyigikira. Mukuru wanjye ntahari, ari Rwamagana, kuko hari n'abandi bamusura, ariko umubyeyi we nako madamu we ari we nyina wa Cyiza, n'uyu mumama mubona hano imbere mwiza utagira uko asa, yitwa Maderena, akaba ari we nyina wa Cyiza. We yarahabaye iki cyumweru cyose, yarimutse araza kugira ngo yegere umwana. Ndayimushimira cyane. Shimira n'undi wese, arabavuye kure, arabavuye mu Rwanda rwose, baje kudushyigikira. Turabashimiye byimazeyo, kandi n'ukuri byari bikwiriye, kuko iyi nkuru y'incamugongo twe tuyimenye hari nijoro, ariko kuva munsi kuwa gatanu biba nta muntu wongeye kuryama. Nari ndwaye, ariko naraye nicaye kugeza mu gatondo.
nkabashima rero aba bantu bose, ari abavuye i Burundi, ari abavuye i Burayi, ari abavuye n'ahandi. Ni umutima mwiza mutugaragariza, turacyari kumwe, turashimye. Dushimira kandi n'inshuti zabanye n'uyu musore, kuko nk'uko kuva turi aha ngaha abantu bose bavuga ibyiza bye, nta muntu uravuga ikibi. Avuga ukuntu akundana, akunda abantu, yishima, biragaragara. Twongere dushimire aho yakoraga, kuko nabo batubaye hafi cyane, turabashimiye. Rero ntizi ibyo mu magambo, ndabashimiye cyane. Shimiye umuryango wa Kagabo dufatanije uru rugendo, tuzakomeza dufatanye muri byinshi nk'uko twari dusanzwe tubikora. Murakoze, murakagira Imana. Biragoye kubona icyo navuga, ariko kandi birakwiye. Biragoye kuvuga ngo nkomere numve bibashije, ariko kandi ni ngombwa. Ni ngombwa ko nkomera ku bw'abana nsigaranye. Iyo abana ari mbishoboye, ntabwo nari nkwiye guherekeresha papa w'amarira, nagakwiye kuba nseka nishimye nezerewe, nuko bidakunda. Umutima urababaye. Nahoze ntekereza, nakuriye mu biganza by'ababyeyi kandi bombi, ubuzima bw'ubupfubyi ntabwo mbuzi. Nareba abo bana nsigaranye, nkumva biranyobeye. Nkibaza umwana se nimbona yicaye yigunze nzamenya mubwira ngo iki? Se nimbona umwana arira nta kimurishije nzamenya mubwira ngo iki? Kuko ntabyo nzi. Ubuzima ntabwo naciyemo, sinzi ngo babigenza bate, sinzi ko umwana bamubwira iki. Ariko Kristo arahari. Kristo arahari kuba yarabyemeye, nuko yabonye ko mbishoboye, kandi nzabikora. Abantu bagumye bambwira ngo ndakomeye, ariko nta kundi gukomera. Nabonaga kuririra imbere y'aba bana, nkabona nta busobanuro ndi bubahe. Se nibambona ndira uyu munsi, ejo bakabona ndarize, ejo ndakora ndarize, ntaha bakambaza nzamenya asobanura ngo iki. Namureba mu maso nkahita nkomera amarira akabura, ariko siko nkomeye.
ndababaye sinzi uburyo bingana, kuko niba abantu hano bahagarara 10 20 bavuga ubwiza bwa Aime, hita wibaza ngewe ubwo nzi uko bungana. Aime ni mwiza pe, Aime ni mwiza mu mico, kumuvuga biragoye, ariko fata uko umuzi wowe nk'umunshuti cyangwa se umuvandimwe cyangwa se nk'umubyeyi, noneho ngewe wumva uburyo muzimo nk'umugore we, ntasanzwe biteye ubwoba. Ejo ni nahoze mbitekereza, ndavuga ni koko twabagaho nk'abantu badafitanye igihe kirekire, twabaga dufite 10,000 ku mufuka, twebwe tugasohoka pe, tugafata abana tugasohoka. Bajya kansetsa abana nyine bamenyere ko papa hari muri weekend, samedi baragenda, bapfa kuba bavuye mu rugo, baba bagiye muri sport, baba bagiye kuri boutique, ariko nyine baba basohotse, ubwo bahita babyita gusohoka. Niho byaba bitameze neza, atari amatariki meza, abanyamushahara twese turabizi ko bimera, akanga ati rero tuve mu rugo abana bapakiye fresh, bameze neza, agafuka ameze neza, ku buryo twagendaga abana bameze neza bahaze, tukagenda umwe brushette imwe akayicaraho amasaha 2 kubera kahaze. Ariko nyine twagiye bakinnye bishimye, nyine tukagenda gutyo gusa. Rero ubuzima twabayemo kuva 2019 kugeza ejo bundi aho atahiye, ubuzima buryoshye pe, ubuzima buryoshye. Aime si wa mugabo wajyaga guhaha ngagura ipantaro 2, yaguraga imwe agatahana y'umuhungu we, agatahana bayi umukobwa we, agatahana n'urukweto rwa madame. Niba ufite urukweto rushashe ejo bundi ngira ngo rwambaye rimwe, yatahanye ku munsi w'abagore. nta munsi mukuru n'umwe kwa Aime tutubahirizaga, waba wo muri katolike, waba umunsi mukuru wa government, waba umunsi wose, waba w'abasira, twe twarizihizaga. Waba w'abasilamu afite umushuti witwa Mugisha, waba w'abasilamu ati tuzajya kwa Mugisha, twava kwa Mugisha agatahana akantu afite nko mu mufuka ntarimbisi, twagera mu rugo akakama. Kandi ari umunsi w'abasilamu, kandi nitwa Kiza Florence. Umunsi w'abagore ni umunsi nyine wanjye, birumvikana. Umutagatifu sinzi ngo ninde wose akamunyitirira. Ibintu byose, umunsi mikuru yose yabaga mu mwaka, nta munsi mukuru n'umwe waducikaga. Ikindi, yari umunyabirori, akunda gutaha amakwe cyane. Mu by'ukuri imiterere yanjye niye byari bihabanye. Umuntu ukunda ibirori, ukunda kugenda, noneho bigatandukana nanjye pe, burumva bigatandukana hahandi najyaho nkumva birandambiye, kubera kwirirwa tugenda. Ariko ntabwo nari nzi ko ari igihe gito, iyo nza kubimenya ariko byenjoyinga nk'ibifite. Ni umuntu wambereye umugisha, ankundira umuryango ku buryo butangaje. Abana ba mukuru wanjye barabizi, yarabakundaga. Hari igihe cyageraga vacances, bose akabakoranya, akampamagara ati igihe iki n'iki muri vacances tuzajyana n'abana bose, ko bose nkabateguza. Kandi ubwo iyo yabaga ari we wapanze gahunda, yabaga azi ngo niba ari ahantu runaka hajyanye n'umwenda uyu n'uyu, apfa kuba yakiye abana uruhushya, ibindi biramureba. Ni ukumbaza kanaka azanye ndayambaye iki, kanaka abana bose, ubwo nyine ibyo bintu nabyo nkabimenya.
ukwezi kwa karindwi twajyaga tuvuga ko ari ukwezi kwacu. Ukwezi kose kwa karindwi ntabwo kwarangiraga turi i Kigali, kandi atari uko akorera amafaranga menshi, atari uko afite ubushobozi buhambaye, ariko akabizirikana ukwezi kwa karindwi kose. Iyo tutabaga turi Gisenyi twaba turi ku Kibuye, amafoto acicikana $1. Ukwa karindwi k'uyu mwaka yari yadupromisinze kujya ahandi hantu, ariko ntibikunze kandi sinanamurenganya. Munezero abana banjye barawubonye, nanjye narawubonye, nta mwenda n'umwe adufitiye rwose. Ahantu ari yumva aruhutse ameze neza. Izindi nshingano zizakurikira nanjye nzazikurikiza nk'umubyeyi. Ndabashimira cyane, ndashimira abantu bose twabanye guhera ku wa kabiri akora accident. Twabanye n'inshuti ze nyinshi, tubana n'abavandimwe banjye n'abavandimwe be, tubana na Airtel, tubana n'abaturanyi ba mukecuru. Abantu baradusuye ku buryo buteye ubwoba. Ndabashimira cyane rero, mwarankomeje, mwambaye hafi, byanyeretse ko nta kibazo na kimwe nzagira. Ndashimira by'umwihariko bakuru banjye. Kuvugana n'abantu nk'aba ni ibintu by'umugisha. Bavuze ukuri bibahaki. Twese turi muri iyi si tuzi ukuntu biba bimeze, ariko kuvugana n'abantu nk'aba, uyu mukuru wanjye mukuru twabanye guhera ku wa kabiri, Mama Teta na Papa Teta twabanye guhera ku wa kabiri kugeza uyu munsi. Mama Teta yagiye mu rugo ejo, kandi afite umwana w'imyaka 4, ndetse akwiye no kuba hafi ye cyane. Ariko kuva ku wa kabiri kugeza uyu munsi yageze mu rugo ejo, twarabanye, turarana hasi ku bikarito, turara twicaye, bugacya bukira, bukongera bugacya bukira. Kumva iruhande birabananira, ari babiri, abana bo mu rugo basigarana na grandpere gusa. Ni ibintu rero ngira ngo bitangaje, ngewe niko mbyumva, kuba papa w'abana na mama w'abana baza bose tukicarana i Butare kandi bafite abana bakwiye kwitabwaho, ariko kunsiga bikabananira. Ndabashimira, Imana ibahe umugisha. Ndashimira umukuru wa Aime, nawe yarahabaye, nawe nuko twararanye amajoro, turirirwana, buri wese acunga areba, baza muganga agira gute. Nubwo twari tubizi ko finally ari uko bizagenda, ariko umuntu wawe nyine ntabwo bumva wamurekura. Rero ndashimira abantu bose bambaye hafi, Imana ibahe umugisha. Uyu muntu yari afite inshuti nyinshi, n'ubu ndarenza amaso tente nareba abantu bari hanze. Ni ibintu bitangaje, ibintu bitangaje, ariko Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye, nabona amagambo mbashimiramo, ariko mwumve ko mbashimiye, mwumve ko umuryango yimasize urabashimiye cyane bikomeye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Sinzi uko bigenza, sinzi n'uko bikora, icyo nzi nuko iyo utegetse Nakwiringiye
mwongeye kwirirwa. Dufashe uyu mwanya kugira ngo natwe tugire icyo tuvuga nk'umuryango wacu. N'igihe navuga ko ndi imfura mu muryango twashatsemo. Nashatse imfura, nanjye ndi imfura, abandi bagiye bakurikiraho. Ndatekereza harakurikiyeho pasiteri mubona hirya hariya, undi nanone washatse muri uyu muryango ni nyakwigendera tugiye kuvugaho muri aka kanya. Kuvuga ibya Jean Aimé ntabwo byoroshye, kuko kuva yinjira mu muryango wacu yatwereye imbuto. Yinjiye mu muryango wacu mu mwaka wa 2019 nibwo yakoze ubukwe na Cyiza, tumwakira mu muryango, atubera umwana mwiza. Sindi buvuge byinshi bijyanye n'urukundo, kuko uhereye ku munsi twatangireho ikiriyo ntawabara abantu baciye hano imbere. Twebwe tubimenya saa 9 zibura nibwo twamenye ko yakoze impanuka. Nari ku office aho nkorera, giye dusanga bamushyize muri chambre privée ngari nini, abantu babasha kugeramo bakamusura. Cyatubabaje nuko twasanze ari muri koma, tutabasha kuvugana nawe. Icyo nshimira Imana nuko nagiriwe amahirwe yo kubana nawe no kugendana nawe urugendo rw'iminsi 3 tutahava. Ntabwo twigeze tuva aho yararwariye, dusenga dusaba Imana kugira ngo ugire ikikora, ariko kandi tutanibagije ko ubushake bwayo busharira. Ariko turavuga ngo twebwe turakora icyo tugomba gukora. Mu minsi 3 nabanye na Jean Aimé kwa muganga, nabashije kubona picture idasanzwe y'urukundo yarafite muri we. Habayeho kunyeganyiza ibitaro bya CHUB biturutse ku bantu batuyihuye bose bacitse mu igikuba kubwo kumva ko Jean Aimé yakoze impanuka. Inzira zose zari zuzuyemo abantu, duteza ambuteyage, natwe ubwacu tubona ko ari ikibazo. Bigezaho ubuyobozi bw'ibitaro bubona yuko turi kumucura umwuka, badisidinga kumujyana muri ICU. Mu by'ukuri kumujyanayo nta kindi, bashatse uburyo bamuhungisha imiryango iri kuza kumusura, kumureba, kureba uko ameze. Ibyo nabyo byangaragarije ishusho y'urukundo rwa Jean Aimé. Yari umuntu udasanzwe rero. Abana b'umuryango wacu nibo basigaranye ifoto ye neza nk'uko ari. Mu mwanya we muke mu kazi akora, yakoraga uburyo bwose ashoboye agahuza b'abana bato akabasohokana, akabajyana aho bafatira fanta, akabajyana aho bakinira imikino. Ibyo bituma asiga ishusho muri bo kugeza ku mwana w'imyaka 4 amufite mu mutima we. Ibyo rero navuga ngo ni impano idasanzwe yagize, yahawe n'Imana. Byavuzwe na benshi, ariko mutekereze kugira ngo bigere ku mwana w'imyaka 4 abashe kumva ko abuze ikintu gikomeye kubwo kumubwira ko Jean Aimé atakiriho. Yatugaragarije urukundo, yatubibyemo urukundo, kandi nta gushidikanya tuzagerageza buryo ki tuzagendera mu rukundo yatweretse, nubwo tudashobora kugeza aho we yagezaga.
ntabwo rero twavuga ngo Imana imujyanye kare, nkunze kubivuga, ni kare kuri twebwe mu marangamutima yacu, ariko buri muntu wese afite igihe Imana yamugeneye. Gusa twebwe kubyakira biratugora, ntabwo bikunze kutworohera kumva ko umuntu yadusiga. Yewe kabone, uyu ni papa wanjye umbyara, afite imyaka 85 y'amavuko, ariko ubu agiye twarira kandi ku myaka 85 turumva ko umukuzi. Gusa icyo navuga muri rusange mbere yuko nk'ijambo turi kumwe, nuko tuzasaba Imana kugira ngo ikomeze umutima wa Kiza. Turabizi ko bitoroshye mu rugamba, ariko Imana ishobora byose, Imana isumba byose, niwe muhoza, azaguhoza kandi azagukomeza. Twebwe nk'umuryango ntabwo tuzagutererana. Mu mbaraga Imana yaduhaye, mu bushobozi Imana yaduhaye, tuzakuba hafi, tugushyigikire n'aba bana, tugendanire muri uru rugendo. Kandi turabizi neza ko yatwaye Aime yiteguye gukuba birenze ibyo yari kuzakora ari hano, kubw'umugambi mwiza afitiye aba bana ndetse afitiye nawe. Ntizimbye mu magambo kuko nifuzaga kugira ngo mpe na madamu agire icyo avuga. Nashaka kugira ngo nsome ijambo ritoya cyane riri muri Bibiliya, muranyihanganira ntabwo mbarambira. Ni ijambo rigaragara mu Baroma, ibice byaho ni 2, umurongo ni wa 6 n'umurongo wa 7. Haravuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ibi nibyo byaranze Jean Aime mu rugendo rwe rwose. Twamumenya, twabana nawe, yaranzwe no kugira ibyiza, no gukundana, no kugirira neza benshi muri twebwe twuzuye hano. Nta gushidikanya, namwe natwe tubikurikize kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho nyuma yo kubana neza n'abo Imana yadutuje. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Kristo Yesu akozwe. Dushimye Imana yo mukozi w'umuhanga kandi niwe nyiribihe. Ariko ntabwo nshaka kwibagirwa ko mwumvise ukuntu Aime yakundaga gukina umukino wa basket. Nirakigera mu muryango yaramurebye amugatuba, umukobwa we kuri muremure ukina iki? Amubwira ko akunda basket ariko akina volley. Amukundisha umukino wa basket, amuha ijezi ya wa mukinnyi w'umunyamerika witwa Kobe. Ubwo rero iyo jezi ntabwo nshaka kuyibagirwa, ayambaye yicaye muri salo ariho yifotora yohereza tonto amubwira ngo wabonye ukuntu mberewe, umwana wanjye nzongera nyikugurire kuko warayirenze, nzayikugurira kugira ngo uzajye uhora wibuka tonto. Ntabwo icyo kintu nshaka kukibagirwa. Yari afite ukuntu azi kubana n'abana n'abantu bakuru. Yari afite ukuntu agera mu rugo kwa mama ukabona abantu bose nyine barasusurutse, ariko burya ntabwo Imana ijya itwara ibidashyitse. Imana nyine ni Imana. Turashima Imana rero ko yamuduhaye, yaraje atubera urumuri, atubera umucyo, atubera ibyishimo. Ntabwo tuzibagirwa morale turi kurya ubugari tubucuranwa,
tuzabikumura n'ibindi byinshi. Hari umuryango mugari tubarizwamo w'abasinga n'abadukomokaho n'abagiye bashaka iwacu witwa Urumuri, ni uw'urubyiruko. Urumuri murabizi ukuntu twajegeye, ntituzibagirwa igipindi turi gusangira ubugari mu Rumuri. Ariko Imana ifite andi maboko, muhumure izadukomeza. Turashimana ko yaduhaye igihe cyo kumurwaza, kuko byarashobokaga ko iriya mpanuka yari kuba bikahita birangira tugasanga bamaze no kumushyira mu buruhukiro. Ariko Imana yatugiriye ubuntu, iduha umwanya wo kumureba, iduha umwanya wo kubabarana nawe kuko yarababaye, iduha n'umwanya wo gusengera ubugingo bwe. Twebwe abizera Kristo twizera ko iyo umuntu agihumeka umwuka we wanyu mutarashira ngo usubire kwa uremye, twizera ko tubasha gusenga Imana ikagira ibyo ikora. Twakoze rero igikorwa cyo kumusengera, njye n'umugabo wanjye na Cyiza, kuko nitwe twagiye mbere mu rubyaro rwa Kayitana, abandi baje bukeye. Twarahageze tubona ko bitoroshye, ngewe nk'umuntu wo kwa muganga nahise menya ibyo ari byo. Ntabwo byanciriye amarenga, ahubwo njye nahise mbibona. Magarara rero mu cyo ngomba guhagararamo mu cyuho, ndakomeza abavandimwe twari twajyanye, baba abavandimwe ba Aime Direct b'amaraso natwe. Hanyuma ndangije nababwira nti rero tugiye gukora igikorwa cyo gusengera ubugingo bwa Aime. Umubiri we ugomba gusubira kuwa wuhamagaye vuba, ariko ubugingo ntitugomba kububura ngo azagira ibyago wenda byo kuba yazajya mu mugabane batazabona Imana, kuko turi mu isi kandi dufashe igihe mu ntambara. Ntushobora kumenya ikintu cyatsitaje umuntu cyamutandukanya n'urukundo rw'Imana. Niwe na Kristo babiziranyeho gusa. Ariko iyo umuntu agihumeka ubasha gusenga ukamubohora ingoyi zatuma atazabona umwami Imana. Icyo gikorwa rero twaraye tugikora. Urumva nta kuryama kwari guhari, nta kwicara. Wicaraga iminota mikeya ukabona ko bihindutse, ngahaguruka mwene mama ndamukomeza mubwira amagambo nyine akomeye ako kanya, ariko navuga ngo nzagenda nyoroshya buhoro buhoro kuzageza igihe umutima wiwe uzambarira imbaraga. Ndashimana rero ko yanyambitse imbaraga nubwo bitari binyoroheye, ikampa gukora uwo murimo fatanyije n'umutware wanjye n'umuvandimwe wacu. Twarawukoze, turamusengera, turongera nabanje gusenga njyenyine, mbona ko bidahagije, mpamagara umudamu we turamusengera, mu mwanya wo gusengera umugabo we ndangije mpamagara n'umukozi w'Imana Richard, dufatanya gusengera umuvandimwe. Dukora igikorwa gikomeye cyo kubohoza uwacu. Kristo Yesu akuzwe. Impamvu ndi kubikoresha uku, Aime ni umukatolike kandi buri muntu wese tumwubahira mu itorero rye, kuko ijambo ryarambwiye ngo buri wese abuwejejwe mu itorero rye. Yesu ashimwe. Muramurihangana nyine turabivanga. Twakoze igikorwa, tumaze kugikora nsaba Imana ikimenyetso. Mbwira Imana nti ntabwo ndi bubyizere ibi bintu nyemerera umpe ikimenyetso cy'ibyiza cy'ibyo dukoreye aha, nibura umutima wanjye utekane numva ugeze mu gitereko. Ndatuza turongera turasenga, ariko tukicara kubera ko hagumaga hinjira abaganga benshi basohoka bongera binjira basohoka. Igihe kiza kugera tujyana Kiza kugira ngo asinzireho nibura iminota 30 mu modoka. Ngewe sinagenda ndahasigara, masigarana na Elwa n'uriya muvandimwe uhagaze hanze, inshuti ya Aime cyane. Mera nk'ikintu kimfashe ku maso, mera nk'umuntu utareba, kwa kundi ubona nk'igihu kiguhumya amaso. Ndagira ngo mbahumurize, ijuru ni iryacu tuzaritaha. Kandi mureke mbabwire, uw'Imana yandikiye ubugingo nukuri azabubona. Waca mu makuba, waca mu muriro, waca muri parafo mu kirere, Imana izagucisha simazi ko buri wese agira inzira yacamwo. N'Imana niba yaragusinye ubugingo buhoraho nta kizabukwaka. Ndashima Imana rero ko nabonye ikimenyetso cy'ibyiza, maze kukibona numva ndatekanye. Byagenze biti muri
muri icyo gihe cy'ako gahu ntabwo katwaye ngira ngo hari iminota 3 cyangwa 5 kwa kundi ikintu gisa nk'ikikwibye ukongera ugahita ushiguka. Icyumba cyuzuye abantu binjiye mbareba, abana bato bari mu kigero cy'umuhungu wanjye witwa Sheja agiye kuzuza imyaka 13, bari bayobowe n'umugabo mukuru yari afite igitabo kinini cyane kandi yaje akibumbuye ntabwo cyari gifunze. Barinjira bari bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umweru, mbona nk'abanyeshuri bo muri segonderi baje muri stage, kuko urumva ndo ku muntu wo kwa muganga niyo shusho nahise mbona. Ariko ngerageza gushakisha ikirangantego cy'ishuri, nta kirangantego bari bafite cy'ishuri, kuko murabizi ko amataburiya yo kwa muganga bariho amazina y'abaganga n'ibirangantego byabo, nta byari biriho. Rero barangije bagota uburiri, abandi buzura icyumba, mbona nge na Erwa mbona n'ahantu dufite duhagarara dusa n'abahaguruka ngo twigireyo kugira ngo abantu babone uko buzura icyumba. Bazenguruka cya gitanda, abandi buzura icyumba, wa mugabo niwe wari uhagaze imbere ye neza gutya, abandi bazengurutse. Mbona uburiri bwose bwuzuye umucyo, mpita nshigukira hejuru. Shigukiye hejuru mpita amaso ku mashini, mbona ka karongo kagenda gutya Erwa urabyibuka, kagaragaza uko umutima uri gutera, kabaye agasitari. Mpita mbwira Erwa ntuwacu ko agiye, nirukanka ugarure Cyiza. Erwa ariruka bagarura Cyiza, basanga noneho byongeye bizamutse, byabaye inshuro 3 iryo joro. Turababaye, nta nubwo tugomba kureka kubabara kuko wacu yagiye, imitima yacu irashengutse, ariko ntago ijuru ribabaye. Ijuru ntago ribabaye kuko iyo umuntu atashye ijuru rivuza impundu. Turababaye nibyo, igihe kiragera tukanarira, nubwo wenda atari kugaragara, ariko hari igihe kigera tukicara tukarira, tukibuka amateka yacu n'umuvandimwe tukarira. Hari naho umuntu adashobora kurira bitewe n'uwo muri kumwe, kuko kuba ndi kumwe na Cyiza nkavuza induru ntago bimwubaka. Ariko agahinda nyine karahari, ariko turabizi neza ko uwacu araruhutse kuko yarababaye pe. Mu minsi 3 yarwaye, wari umubabaro uteye ubwoba, yahumekaga ukabona agatuza karinda gushwanyuka. Ndashima Imana rero ko yamuruhuye imiruho yo mu isi. Oyo ni bucura, ntabwo uzigera ureka kuba bucura. Uhumure mwana wa mama, Kristo ni byose, ni imbaraga zawe, n'uwo kwiringirwa. Ejo mubyara wacu wavuye hano Emere yaravuze ngo Eme yinjiye rimwe mu muryango ariko ntabwo azasohoka. Yesu ashimwe. Eme yinjiye mu muryango ntabwo azasohoka. Eme turamufite kubera Cyiza, Eme turamufite kubera Aiden, Eme turamufite kubera Kame. Amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda. Dushimiye buri muntu wese watubaye hafi kuva impanuka yaba kugeza uyu munsi. Imana y'amahoro ibahe umugisha, murakoze. Hari imodoka dushaka gutanga inzira kuko bishobora kuba ngombwa na polisi ikayiterura. Ni RAD 617S RAD 617S. Please nihute kuko na polisi ishobora kumwandikira ariko ko batanga inzira. Murakoze. Umuryango wa Richard, munyemerere none nakire umuryango wa Jean Claude Rukundo, nabo begera imbere. Benjamin uyu ni umujyana
abakwe n'abakazana, yo gutangira mvuga ko Aime ni umwana wavuze muri twebwe, ngewe nkaba ndi imbyaro ya kabiri, we akaba iya gatanu. Muri aba harimo ariko abo umusaza mzee wacu yareze murabizi ko hari igihe haba abana nyine arera bitewe n'izindi mpamvu babuze ababyeyi akabagira be, nabo barimo. ubwo bo bari bane, twe tukavuka turi barindwi, akarera n'abandi bane, bose kuba turi 11. Aime ari mu bato ko inyuma ye hari babiri babyarwa na mzee, hakaba n'abandi babiri mzee yareze tumaze kugera mu Rwanda, dusanze nabo babuze ababyeyi, mbese bakitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Mzee yarabafashe arabarera, bari benshi agenda bagabanya mu miryango, we asigarana babiri, abandi bagenda mu yindi miryango. Umubare wabo sinawubara ariko ndumva tugeze Huye umusaza yarabonye abandi bana, we yasigaranye babiri rero muri abo bacitse ku icumu. Aime yavutse ndeba niga mu wa mbere primaire, yaravutse batanga impundu, nabibonaga namaze guca ubwenge pe. Niwo wa mbere wavutse tugeze aho umusaza yari yimukiye kubera akazi i Bubanza, niwo wa mbere wahavukiye. Uko arahakurira atangira primaire, numva yatangiye primaire 91 harimo ibibazo bya politiki yari iri Burundi bitewe n'amateka yaho. Ndabyibuka 91 atangira ishuri, ubwo gihe nari ntangiye secondaire. Buri gihe ko natangira ikiciro nawe yabaga atangiye ikindi. Aime rero ubwo atangiye primaire akora imyaka 3, 94 dutaha yarari mu wa 4. Mu wa 4 afite imyaka 10. Ubwo turataha twishimana n'ababyeyi bari bageze iwabo. Umusaza yageze hariya i Huye, agera ahantu yize primaire pe, twarayibonye ibyishimo yari afite. Natwe niko twishimaga ko umubyeyi yarishimaga bikagaragara, ntabwo tukishimana na Aime nubwo yari umwana, byaragaragaraga. Donc ndakomeje, ubwo tugeze mu Rwanda, ageze mu wa 4 asa naho yasibiye kubera ko twari tuje muri systeme tutamenyereye, yongeye gutangira uwa 4 bushyashya. Barakomeza, ubwo nanjye nubwo natangiye uwa 4 secondaire nyine. Turakomeza, ubwo narangizaga secondaire ndangije secondaire nawe yararangije primaire, ninjira université nawe yinjira secondaire. Aime yari umuhanga mu ishuri pe, yabaga mu bantu, atabaye uwa mbere yabaga uwa kabiri. Muri twese nta n'umwe wigeze agira uwo mwanya, uko tuvukana twese muri nzu ya Kagabo. Ntamwizera rero ko nabonaga ari umwana uzi ubwenge n'ubushapu, yarabuturushaga gukerebuka, kubona umwana ufata ibyemezo mu gihe twe ducecetse, ukabona we yafashe ya mbere. Rimwe na rimwe tukabona ari ibintu bitangaje. Muri uko kwiga kwe ariko yaranakubaganaga muri haga, ari umwana ukubagana cyane, bigatera impungenge n'ababyeyi, ariko bakavuga ati umwana ukubagana buriya niwe muzima.
gusa ageze muri cycle supérieur kubera ibintu byinshi byari muri we byatumye amanota agabanuka. Ubwo nari muri université yewe mbona umwana atangiye kumanuka, kandi tuganira namubwiye yewe nzaba engineer, nzubaka amazu, wowe uzaba docteur, uzavura abantu, kuko ubwenge ufite bwari bwo kuba docteur. Kuko mu Rwanda hano ibintu bikomeye, ugiye no muri université ababonye amanota menshi nibo bajya muri medicine. Ntibyakunze rero ko ajya muri medicine, yisanze yagiye muri za finance, ibintu bya comptabilité, ariko ntabwo byashimishije, ariko narabyakiriye, tubwo niyo nzira ye. Turakomeje, nararangije université, ubwo nabarayinjiyemo, ariko ndamubwira ati kuva utabonye bourse ya université ngwino ukore nk'abandi bana bakora hano muri Kigali birihira université. Muzehe nta bushobozi afite bwo gukurira, kandi dushaka kuteza ibibazo, wowe ubwawe uzishyurira université kuko nibyo wahisemo. Yarabikoze, arazashakisha utuzi, ariga, aririhira, nta wamurihiye université, yaririhiye kandi ararangiza. Kandi yigiye université ko yanayihisemo ayishaka, naho yabonaga amanota meza, arayirangiza. Ubwo yayirangije nanjye namaze kugera mu kazi, bisa nkaho yaje nanjye ntangiye nko kwikorera. Ubwo nayo ntangiye kwikorera, ubwo yabaye umukozi wanjye. Ariko na Benjamin nawe icyo gihe agasosiyete kanjye cyifashishije barumuna banjye kugira ngo kagire umutekano. Turakorana bombi, umwe yarashinzwe abakozi, undi yarashinzwe umutungo. Niwe wari ushinzwe umutungo, yabikoze neza. Nabo twakoreraga, urumva ko ni ikigo cya Rizasi, hari amategeko avuga ko nta gukoresha barumuna bawe, abantu muvindi imwe direct, ariko jye narabisabye barabimpa, kandi twakoze neza, ubuyobozi barabyishimira bakanatwongera n'akandi. Twamaranye rero imyaka 6 dukorana, dukoze neza. Byagezeho ariko biba yuko ngomba gukoresha umwe, Benjamin aramuharira ajya mu bindi, sigarana na Aime. Turakorana, turakorana, nibwo namubwiraga rero ugomba kuba serious, ntabwo ugomba gukora gusa uri muri ambiance. Akazi ragakoraga pe nta kibazo, ariko nkabona ko afite hanze hatasobanutse, sinaharebaga neza. Ubona mubwira none se kuri gukora niki, urateganya iki? Arambwira ntugire ubwoba, nkuko nawe washinze urugo nanjye ndarushinga. Abandi bari bamaze kurushinga, uko dukurikirana, yewe na mushikiwe muto yari yarushinze. Ubwo nibwo namwataka aramubaza wewe bite? Arambwira ngo igihe cyanjye cyageze, ndabikwereka vuba. Nkibivuga ntiyatinze, yumvise inama zanjye n'iz'abandi benshi mu muryango n'ababyeyi bari bagihari. Nubwo yatweretse umufiyanse, nyuma yaho gato akimutwereka yanasabye kujya kwisobanura mu muryango wa Kiza. Icyo gihe twari kujya kubihamiriza nyine ko gahunda ihari. Ndumva naragiye gushaka musaza Siriake, tumubwira umushinga neza, turawuhamya, babona koko gahunda ihari. Nuko twagiranye ibiganiro byiza, twemeranya n'ibikurikira bitewe n'umuco nyarwanda. Uwo nasanzwe umuco umuryango tugiyemo
pe bari ku murongo kandi biragaragara bari ku murongo, ibisabwa byose byari ku murongo kandi byubahiriza umuco nyarwanda, bijyamo neza. Ibirori biraba, ubukwe bwiza, Aime aba agiye mu muryango nk'abandi bafite ingo. Ntibyanatinze arabyara Eden, turishima, impundu ziravuzwa, nuko dukomeza kugenda neza. Hagati aho imishinga yanjye itangiye gucumbagira nibwo twatandukanye, nubwo ati rero hano aho bigeze reka dushakishe n'ahandi. Ni shapu rero iyo bintu bihindutse amenya ko bihindutse. Yabanje gukora ikindi kigo cya Canal Box, nacyo abona ntabwo biri kugenda neza, nibwo yayimukira muri Airtel. Airtel arambwira ati aha rero aha niho hanjye, ngiye kujya ku murongo, n'ibyo ntari bwagereho nzabigeraho. Ambwiye gutya arambwira ati sawa petit courage. Nuko umusaza arataha, tugira n'amahirwe Airtel buriya yaramuhitishijemo hagati ya Huye na Nyanza, urahitamo. Ahita ababwira ati na HR wawe yarabimbwiye ati Ihuye ni wacu, aho ngaho muraba munkoreye umuti. Ku mutima aravuga ati n'umusaza ndabizi ko intege nke ziro ziragenda zigabanuka, reka njye kubaba hafi, nkore Huye ntaha mu rugo, ntabyo kujya gushaka indi nzu nk'umuntu w'umugabo avuga ngo yaravuye mu rugo ntiyemerewe gusubirayo. Ngomba kujya mu rugo nkararana n'ababyeyi. Asiga umugore we hano Kabuga, nuko ajya i Huye abana n'ababyeyi, agataha bakishima bakaganira. Yewe niwe waduhaga n'amakuru ko muzehe yari mu bihe bya nyuma, bigaragara we byaragaragara ko ananiwe, akamuba hafi, raporo akaziduha tugakurikirana. Ni ukuvuga ngo yarahatubereye. Nyuma yaho umusaza arataha, amaze gutaha yaguye ino twaragiye turamuzana, tujya mu bintu byo kumuvuza, tujya Faisal, Frontier, Kanombe, aho hose twagenda tuhaca dukoresha ibizamini, aca mu mbere y'abadokiteri batandukanye, birangira aguye i Kanombe. Nuko dukorera ikiriyo i Kigali, ko bari basaga naho bimutse bitewe n'ubwo bugwayi, ariko ntibari bimutse burundu, habo bari baje kubera ubugwayi. We yararihuye kubera akazi. Ibiriyo bita biba bibiri, Aime ayobora ikiriyo Huye, natwe tuyobora iki Kigali, tubasha gukora ibyo biriyo byombi neza. Aime yarahatubereye, we yari wenyine, twe giye narifite aba bose nkuko mubabona. Dukorera ikiriyo mu rugo iwanjye, ariko we yarihuye mu rugo kwa muzehe, akoranya abari barihuye bose, akora ikiriyo, bakora nk'ibyo twakoraga, yabikoraga wenyine. Birarangira, nuko mama aza gusubira Huye, abana na Aime bakomeza kubana. Urumva nk'uko umusaza Charles yabivuze, twari tugisanasana. Aime yadufasha gusana. Charles Kabano yewe yabivuze ko twariho dusana imitima, turi gusana cyane cyane mama. Aime yabidufashagamo. Yewe na mbere yaho gato mama yari yagize ikibazo, Aime aradutabaza, tujyayo. Noneho dusaba mama ko azi Kigali kugira ngo asure abantu, aruhuke, ko yaratekereza cyane muri ibyo byo kuvuga ngo turiho turamusana, aragifite ibikomere.
mama yari afite ibikomere kandi byaragaragaraga mu baturanyi bari babizi bihuye. Tumuzanye i Kigali, asigara wenyine, yasigaye muri iyo nzu wenyine. Hamaze iminsi 8 niho impanuka yabaye. Impanuka yabaye ari wenyine i Huye. Mama yari i Kigali, nuko turumva inkuru mbi impanuka, turamanuka. Nkiyumva nige bahamagaye bwa mbere, bampamagaye ndi kuri vora ntwaye, hagati accident iri grave. Mpamagagwa n'inshuti ze, harimo umusaza witwa Gatera Laurent, Munyabutare arazwi, yabanye na Aime accident ikiba, n'umuhungu we witwa Marius niwe wampamagaye. Aranambwiye ati ntubwire Kiza, banza umureke. Nambwiye ati wapi, Kiza n'umuntu wa Aime niwe ugomba kubimenya ubu. Naratuje mbanza guparika ahantu, ndicara, mpamagara Kiza, asanga aho hantu, ti accident, tugende. Nta kintu yari afite, yari umuntu ari mu biro bye, ari muri pause. Ubwo dufata inzira turamanuka, tugenda tubwira abandi, bampera kuri abo banga Ange, Benjamin, turagenda. Nkiri mu nzira ntaragerayo, nahamagaye docteur uyobora ibitaro bya CHUB, ni inshuti yanjye. Ibyo yansobanuriye pe byari bibi. Nkambuka Nyabarongo, ni nkaho yambwiye ko byarangiye. Yambwiye ibintu asobanurira amaterme y'ubuganga ntari busobanukirwe, ndakekeka gusa. Arambwira ati sauf le miracle. Aba atari kugende gahoro. Ndagenda, turi kumwe na Kiza, arabyumvaga. Tugerayo nyine tubona catastrophe. Nuko turiyakira, komeza kuba hafi. Iyo minsi 3 nyine twari turiyo. Ijoro rya mbere ho, icyo gihe mama Teta yavugaga kagasinye muri za mashine zabo kari constante, kagaragaza ko umutima wahagaze. Ngiye nagiye mu modoka kubanza kuruhukaho gato. Ntabwo twatashye, nari mu modoka muri parking. Ngarutse niho namaze nk'iminota 30 mu modoka, ndagaruka bambwira ko kigeze guhagarara. Elwa na mama Teta ariko na Richard nawe yari hafi. Twakoze veye tuvuga ngo bishobora kurangira muri iryo joro, reka bitarangira tudahari. N'ubundi twaje turategereza. Uwo munsi ntibyarangira, umunsi ukurikiyeho ntibyarangira, tugumayo. Umunsi wa 5 rero nyirizina, hagati hariko abantu nyine barahamagaraga, ese nta transfer, nta kire, ibintu byinshi. Nta transfer yashobokaga, umuntu yarameze nabi. Docteur yarabimbwiye, ndabyakira, ariko abantu hirya no hanze batari kuri tele ntabwo babyumvaga. Mukora ibishoboka. Airtel akorera HR wabo yampamagara isaha ku yindi, wowe uri grand frère, baguhe medical report, turamenye icyo tuyikoresha natwe. Ibishoboka byose turabikora kugira ngo Aime agaruke. Mu gihe ndiho ndayaka, n'ubuyobozi burayinyemerera, bambwira n'isaha bari buyimpereho kugira ngo nanjye nyitange. Nibwo yatahaga. Nuko turabyakira, tutanga message, abantu bose barayimenya nyine. Iryo joro yari struggle nyine, urumva ko twaraye tumuzanye, ntabwo yaraye i Huye. Twagiye ijoro ryose ndi kumwe no mama Teta, Richard, Bella, hari n'abandi, na mama ubwo yari yaje nawe. Ubwo twakomezanya ayo majoro yose, tuza tumugeza muri morgue Kanombe.
niko gutambura ikiriyo, turahamagara inshuti n'abavandimwe murabyitabira, ni nayo mpamvu muri hano. Ngerageje kuvuga amateka ye, ngerageje kuvuga accident ko yabaye n'ukuntu twayibayemo, ngira ngo nta kindi narenzaho. Murakoze.